tugiye ku gikorwa gikomeye cyo kwimikwa ndetse cyo gusigwa amavuta, kwemezwa ko abonye inshingano zimwemerera kuvuga umurimo w'Imana. Niba tashari tubyakire. Amen. Pastor mugenzi wanjye wakoze kunyakira. Reverend mubyeyi turamwakiriye. Babyeyi batubyariye umugeni nabo turabakiriye mu izina rya Yesu. Ababyeyi batubyariye umusore turabakiriye. Abasore, inkumi, abacuranzi, abadiakoni, batachuwadeni bose, bavuga butumwa, abaririmbyi, abayobozi bagani madini atandukanye, abayobozi mu nzego za gavumenti ndetse n'abandi bararitse no gutumirwa kuza muri ubu bushitsi, turavuga ngo turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amazina ni Pastor Michael Mundizana kuva mu Uganda. Ndi umupasiteri bagarariye urusengero rwa Sorowamu Miracle Church Ministry Isangwa mu Uganda. Ni umunezero kuba ndi hano mu bushyitsi bwa Pastor mugenzi wanje Prophet Ezekiel. Rero tugiye ku gikorwa gikomeye cyo kwimikwa ndetse cyo gusigwa amavuta, kwemezwa ko abonye inshingano zimwemerera kuvuga umurimo w'Imana. Niba tashari tubyakire. Yego rata. Amen. Haleluya. Niba rinashari ufite uzamure haleluya y'ubutsinzi n'ubwiza. Tugiye kwiruka vuba vuba, tugiye kwimika. Haleluya. Tugiye kwimika umukozi w'Imana mu cyubahiro, amaze kwimikwa mu buryo bwo kubaka amago. Ubu tugiye kumwimika ku buryo bwo kuvuga umurimo w'Imana. Kandi umurimo w'Imana nta mupaka ugira. Niyo mpamvu agiye kwimikwa n'umupasiteri kuva mu Uganda. Si ukuvuga ko mu Rwanda batariyo, ariko kuko ubutumwa nta mupaka bugira. Uri Imana ya Isaka na Sedraka, Meshaki, Abedenego, turagushimye kubw'uyu mukoro ukomeye cyane. Benshi barabinaniwe ariko umuteje intambwe ikomeye. Rero natwe tugiye kubihamya nk'abakozi bawe ndetse no kubishigikira nk'abakozi b'Imana, kugira ngo umurimo agiye gutandika uzawe umushoboze, nkuko ariko wabivuze ngo koreza Uwiteka urugendo rwawe rwose abari wiringira n'ibindi azabisoza. Reka nawe uyu munsi akwiringire kuko uri umujyanama we, ahakitse intege ujye umukomeza. Tuzi yuko ibisitaza bitabura kuza, ariko ico twizera ubizana nuko azabona ishano. Nawe uyu murimo agiye gutandika uzamubere itandikiro kandi uzamubere iherezo, kuko ariko bivuga ngo ni Alpha nkaba Omega. Nanjye ngiye kubihamya nk'umukozi wawe, mpagaze mu mavuta n'imbaraga wampaye ndetse mbihawe n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Nanjye uyu munsi ngiye kubikora nk'ikimenyetso cyo kubihamya uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Samuel ya mbere, tugiye kwiruka vuba vuba, turibuze gusoma Samuel ya mbere ibice 10 murongo wa mbere, turi buratandikane n'uwa mbere, nyuma twiruke tuje kwa gatandatu dusoze n'uwa karindwi. Uravuga ngo nuko Samuel yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati mbese ibyo sibyo byerekana uko Uwiteka akwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye. Umurongo wa gatandatu uravuze ngo
umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke ube umuntu musha, kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Amen. Amen. Jambo nta nubwo turi burusobanure, ririsobanuye. Hari abatazi Ikinyarwanda, ravuze ngo umwuka w'Uwiteka numara kubyakira uri bukuzeho utandike uhanurane nabo. Haleluya. Uri bukuzeho utandike uhanurane nabo, kuko uzaba umaze guhinduka icyaremwe gisha. Haleluya. Kandi noneho riratubwiye ngo n'ikimenyetso cyemeza ko ubaye umukozi w'Imana, ako kanya kizahita kikuzaho. Twongere tuvuge ngabe, kizahita kimuzaho uyu munsi. Birarangiye, tugiye kumwimika mu izina rya Yesu. Ndasaba bambe Bibiliya, hari amagambo make tugiye kubaza Prophet Ezekiel nk'umukozi w'Imana. Nyuma nitumara kuyamubaza turi buze kwakira ufite, hari akantu tugiye kumwemeza kamutandukanya n'abandi bantu ba buri gihe. Haleluya. Ubundi uyu muryango ushingiyemo Prophet Ezekiel wawe icyubahiro, kuko agiye kuba umugabo utandukanye n'abandi bagabo bose. Tugiye kumubaza, hari inshingano tugiye kubaza. Amen. Tugiye kumusaba apfukame na madamu we. Haleluya. Kandi ni umurimo uteye ubwoba. Rero tugiye kumubaza, ndasaba ufite mikoro amwegereza umuzindaro kugira ngo tumufashe uyu murimo w'Imana ukomeye. Haleluya. Ntimuturebe, hari abantu batureba ko turi bato, ariko turi bato ariko mu mwuka turi bakuru. Amen. Amen. Rero tugiye kubafasha umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Imana ya Isaka Sedraka, dusengeye uyu murimo ukomeye cyane bagiye gutandika. Tuzi ko Satani aratandika ariko ntasoza. Ubwo batanditse uyu murimo uzabarinde aho bazageragezwa hose, ujye ubibutsa ko bamaze gukora igihango nawe, kandi natwe tubasabiye imbaraga n'amavuta bigaragare muri bo guhera uyu munsi ukazageza iteka ryose. Amen. Rero tugiye kumubaza Prophet Ezekiel, mfite umukiza, wemera yuko ugiye gukora uyu murimo w'Imana nta gahato? Yego. Ubyemeye imbere y'Imana n'imbere y'abaturage ndetse n'imbere y'abantu? Urabyemeye ko uzakora umurimo w'Imana mu byiza no mu bibi? Yego. Wemerekanyije n'abantu n'indagano ugiye gukora ko utazigera uhindura ubutumwa bwiza bw'Imana nk'uko bwanditswe na Bibiliya yera? Yego. Urabyemeye yuko ugiye kuzakora uw'Imana? Wemeye yuko ugiye kuzakorera Imana aho izagutuma mu mipaka, ndetse mu bagukunda n'abakwanga wemeye kuzabatwaza bose umurimo ukawukora nta shari nta gahato nta n'umujinya ubifitemo? Yego. Wemeye ko ugiye kuzakorera Imana utarobanura ku madini ndetse no ku butoni bw'abantu ndetse no mu byubahiro by'abantu bari muri uyu murimo? Yego. Tumukomera amashyi kuko amaze kubyemera. Haleluya. Amaze kwemera ko agiye kuzakorera umurimo w'Imana. Rero natwe tugiye kubihamya ko amaze kubyemera. Nyuma yaho turi buze gusaba Reverend ahita twegereza ka kantu dukwiriye kumwambika, nabo tumusabira umugisha agenda akora umurimo w'Imana kuko Imana ibimwemeje. Amaze kubyemera, ndamutongera imbere y'amaso y'abantu n'imbere y'Imana n'imbere y'amatorero atandukanye n'imbere y'amadini yuko agiye kuzakorera Imana. Mutumye bihugu bitandukanye, mutumye mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, za Amerika kujya kuvuga uyu murimo kuko abihawe. Guhera uyu munsi ndamutuma mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ukazageza iteka ryose. Amen. Kadusabe Pastor atwegereze ka kantu tukamufashe tunakamwambika. Haleluya. Aka ni akantu tugiye kumufasha kamwemeza ko abaye umukozi w'Imana nyawe, atari igicupuri ndetse atari bya bindi bishushanyamo ngo abaye umukozi w'Imana. Tugiye kukamuhereza ku mugaragaro, mwese mubireba. Aba amafoto ba kameramani, indagano zamaze gukorwa. Ba kameramani begere hano, abakwiriye kameramani twegere hano, n'abakozi b'Imana twegere hano kugira tumufashe aka kantu. Haleluya. Amen. Ntugire ishari, nawe tuzabigukorera. Amen. Amasezerano yose ukimani yatanga yakomejwe n'amaraso
umwami wacu Yesu. Haleluya. Mudatinya rimwe wese azabona Igihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru. Izina rya Yesu urera ukiranuka Imana ya Isaka, turagushimye kuko igikorwa cyiza ukoze kuri uyu mugaragu wawe
kandi tumaze kumutongera imbere y'amaso y'abantu ndetse n'imbere y'itorero n'imbere yawe, kandi tubihamya imbere y'abantu ko tugiye kumutuma ndetse nk'umukozi wawe mu mipaka zitandukanye, atitaye ku buranga bw'umugore we, atitaye ku bucuruzi, atitaye ku rugo, atitaye no ku matungo. Uyu munsi turamutuma kujya kuvuga ubutumwa bwiza, tumutumye guhanura, tumutumye kubwiriza, tumutumye kuririmba, bihamije imbere y'abantu nk'umukozi wawe. Ubu butumwa ntibugira ikigero kandi ntibugira umupaka. Uko butagira umupaka rero, nawe ari kumutuma mu bihugu bitandukanye. Byanihamye imbere y'amaso y'abantu, imbere y'abapasiteri bagenzi banje, imbere ya sebukwe na ba nyirabukwe, imbere y'abaramu be n'abaramukazi be, kugira ngo kuva uyu munsi ubuzima atanditse ujye bumufashamo, kuko Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo Yesu ari we umpa imbaraga. Nawe ujye umuha imbaraga aho akwiteguye ndetse n'aho agushaka, ujye umubera umubyeyi, kuko ababyeyi b'isi ntacyo bamumarira. Ariko twe tumusabiye umubyeyi mwiza uva mu ijuru, ari we Bikira Mariya watubyariye Yesu Kristo. Ndabihamya mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, uhereye none ukazageza iteka ryose. Amen. Nanone turakomeje, twakire Reverend n'abapasiteri n'ababyeyi be, ayobora n'abandi bavuga butumwa bagenzi bacu bari hano, begera hano tumusabira umugisha. Turi buze kuyoborwa na Reverend, babyeyi be, taco n'abaramuwe babaye bari hano bakegera hano tugafasha umukwe wabo ivuga butumwa ryagutse mu mwuka no mu mubiri. N'abavuga butumwa bari hano bade Chacho wa Deni, mwegere hano. Taco n'abandi bakozi b'Imana bamperekeje baturutse mu Uganda, mwegere hano turusha umukozi w'Imana umugisha. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yatoranyije abagabo 12 kandi agatuma babiri kugira ngo umwe azananirwa undi azamufate mu mugongo uzamuza. Twibuka Mose na Aroni, Yosuwa na Kalebu, abo bose barayakoze yemerera Ezekiyeli kubaha inshingano reka nizigimana z'Ezekiyeli bafatanya igakomera. Turagushimiye gukomeza n'icyoboranye na Ezekiyeli, turagushimiye kurugambaye mwiza kuri we, turagushimiye ku gitaramo wateguye gitarame neza, turagushimiye ku buri gitaramo cyaribayemo, turagushimiye wa mwami we. Dusabye amahoro, dusabye umugisha, dusabye n'atari bo bimitse Yesu. Imana mwakoze, Imana ibahereza umugisha. Twebwe mwicare turabirangije, tugenda kwicara turi imbere y'ingo ya 93. Shakura
ayo mashini y'umupagasi ntabwo yayemera ngo rero kandi Imana imukomereza amaboko. Dufite indirimbo nashatse kugira ngo tumuture, nitumara kuririmba ndahita mbaha amatangazo, twebwe ibyacu tuba tubisoje ariko gakeya. Haleluya. Ataratanga amatangazo, katanga impano n'abantu baturutse mu Uganda begera hano gutanga impano yacu. Haleluya. Amen. Nari ndi mu zindi mikoro. Haleluya. Niba naje rufite ongera kugera kamena. Haleluya. Wegera hano. Ngiye kuvuga kagutereremo gakiri kuvuga ngo Ene data kababwire yuko dufite Imana igiye kugutabara nawe igisha inama. Tabaye mu rodoka ibirembo ry'ubwami, nawe igiye kugutabara ibyawe bisobanuke. Maze ubezekwe uko watabawe
umutabazi twongere haleluya, twongere haleluya, abagabo twongere haleluya, abagore twongere haleluya, ababyishimiye haleluya. Amen. Rero dushimye Imana. Uyu ni umwe mu bagore ukuriye abadiyakoni mu itorero kandi ni umujakazi w'Imana. Uyu akuriye urubyiruko nubwo bansumba mu myaka ariko nanjye nabakuriye. Haleluya. Uyu akuriye urubyiruko, abasore, abakobwa mu itorero. Uyu chairman w'abagabo mu mpande zitandukanye. Kandi iyi mpano Prophet Ezekiel ni umwe mu bantu bafite inshuti mu Uganda cyane. Haleluya. Twari dufite abantu bagera muri 80 bari bifuza kuza hano, ariko tugira nk'umuvandimwe wacu umwe arapfirwa bituma bataza. Ariko twewe k'icumba Yesu ni umutabazi, kuko icumba cyane nguriye cyitwa Yesu ni umutabazi, icy'amasengesho. Kandi itorero ni Sorowamu Miracle Church. Twavuze ngo turi guteguremo n'impano, impano yacu ari buyisangemo gake kavuye ku mutima kaguhesha kenshi. Imana ibahereza umugisha. Badufotora agafoto ko kujya twibuka tugeze mu Uganda yuko twashyigikiye Prophet Ezekiel kandi itasho no kuvuga ngo Yesu mukarebera mu madirishya abandi basindirwa. Yesu ntarobanuye ku butoni, araje azuye ibyanyu ibyatuye biriho. Wahoraga ujya kuvumba amashimwe n'abandi bakobwa, mukarebera mu madirishya abandi barimo baragatimba. Wahoraga ujya kuvumba mu
kuza muri iyo mikoro itandukanye. Ibi byari umuteguro wawe, ntabwo byari iby'umwana w'umuntu, kubera ko umwana w'umuntu agambira ibiti byashyitse, ariko kuko ari wowe wabigambiriye byashyitse nawe. Turaguhamagaye kugira ngo twemerere iki gikorwa dutangije kuri uyu munsi wa none ukomeza kugishyikira nk'Imana. Ingabo zawe zo mu ijuru turazihamagaye kugira ngo zibe muri uru rugo rwa mwene data Ezekiyeli, kandi uyu murimo mwiza ahagurukiye kugira ngo akore. Mana, wavuze mu ntagambirira neza uzabana nawe, reka ubane nabo kandi ukomeze kubashyikira mu rugo rwabo. Abaje muri uyu muhango bose tubasabiye umugisha, imbaraga zawe zikomeze kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dukomere amashyi Imana menshi cyane. MC akomeze na zindi gahunda, murakoze cyane.